uwo mugabo y'inyuma wambaye ingofero hari ibintu washema amafaranga kwa vitu natia mpesa kama unafanya business ya biashara vipo ni biashara iyo business washema amafaranga uyu munsi irimo irahomba hiyo business yako iliko na haribika yani kuna kipindi napata hata ngipata hela lakini zinakuja kuisha tu katika mazingira ambayo yafasha amafaranga arashira tazihagiye uyu munsi ngiye kugusengera Imana siko hata kuombea kandi intebe ye hano yicare hano ngiye kumusengera leta kiti hapa Imana igiye kubohora ubuzima bwawe papa unataka kufunga maisha yako sawa sawa Imana irambye ngo igihe wababariye kirahagije Mungu anaombea tunapata huzuni vinaishi hapa sawa asante wanyuze mu buzima bw'umubabaro rafiki yangu kupitia kwa maisha magumu kabisa ni kweli Imana irambye ngo n'uyu munsi uri kunyura muri ubu buzima na siku ya leo unapita kwa magumu ndabona business imbere yawe kunaona business mbele zako ariko iyo business ushoramo amafaranga kwa sababu hiyo business unatia pesa ariko iyo yabonye pesa nyingi tu alafu iyo uyabonye ntumenya hanyuze kama unaona pesa hawajui zinapita wapi kabisa ni kweli uri murareba kino unaona hayo ndo biashara yangu hiyo ibi nibyo acuruza ibingibi katuzamurira Imana icyubahiro mu izina rya Yesu zamura ikiganza cyawe tubwire Imana ngo uyu munsi bimenyekane binajulikane siku ya leo Imana ivuganye nanjye na Mungu anaongea naye guhera uyu munsi kuanzia siku ya leo Imana ikuye umudayimoni w'inyatsi mu biganza byawe ugiye gukora utera imbere utatumika utasonga ubuzima bwawe bugiye guhinduka mbega twatera haleluya haleluya twongere dutere haleluya haleluya cha pili ndio nakusikia ugiye kwakira umwana w'umugisha mu rugo rwawe utapata mtoto wa baraka zamura ibiganza byawe subiramo aya magambo avuga ngo mwami Yesu nizeye imbabazi zawe uyu mwanya mbabarira gukiranirwa kwanjye kose ndi umunyabyaha ndi umunyantege nke nakoze byinshi kuva mu bwana bwanjye kugeza uyu munsi ntabwo nakiranutse uko bikwiriye nkuraho igisuzuguriro cy'icyaha umva Satani guhera uyu mugoroba igihango nari naragiranye nawe ndagisenye mu izina rya Yesu Kristo ndi umwana w'Imana ndashaka gusohoka mu cyaha ndashaka kwinjira mu bihe bidasanzwe igihe nagukoreye Satani kirahagije ni kenshi umbabaza uyu munsi ntabwo uzongera kumbabaza mbaye icyaremwe gisha mwami Yesu shira umugisha ku izina ryanjye ndashaka kuba inyenyeri muri famiye ku musozi aho ntuye ngomba kuba inyenyeri ibyanjye byose Satani yatwaye uyu mugoroba agomba kubirekura ubuzima bubi ndaburambiwe guhora mpfundikanya nabihaze ndashaka igitangaza giturutse ku Mana ndashaka kubohoka mu izina rya Yesu gukorera ubusa ndabihaze kuvunikira ubusa ndabihaze gucururiza ubusa ndabihaze igisuzuguro Satani wanteye imbaraga z'ubugwayi zigenderera umuryango wanjye uyu munsi wa none zigomba gusohokamo umva Satani ndakwihakanye n'ibyawe byose ngewe ubwanjye tandukanye na karande yose igendagenda ku buzima bwanjye karande ituruka aho mvuka ituruka aho nashakiye ituruka mu bisekuru umva karande mvugane nawe uyu mugoroba ugomba kundekura ndi umwana w'Imana nzakomera nzagera kure nzatunga amafaranga nzinjira mu isezerano ryanjye wa buzima bubi we uyu munsi ndaguhaye vugana n'Imana mu ijwi rituje ubwira Imana icyaha kikugoye Shantala bose teyama vugana n'Imana mu ijwi rituje ubwira Imana icyaha kikugoye ese ni icyaha cyo gusambana kikugoye bwira Imana ngo mbabarira ese ni ukujya mu bapfumu ubwira Imana ngo mbabarira ese ni ukwikinisha ubwira Imana ngo mbabarira icyaha wakoze kigutandukanya n'Imana urakizi horekata ya masata hombeka amaso yawe uvugana n'umutima wawe
wagiye mu bapfumu ubwira Imana ngo mbabarira. Mugore wawe waramutaye ujya ahandi ubwira Imana ngo mbabarira. Amagambo atameshe muri telefone yawe akoze Imana isoni ubwira Imana ngo mbabarira. Mukobwa icyaha wakoze urakizi, musore uri hano icyaha wakoze urakizi. Yesu arashaka kukubohora. Mbere yuko twinjira mu wundi mwanya, ntabwo Imana yaguhana isezerano n'ubusambanyi, Imana ntiyaguhana isezerano no kwikinisha, Imana ntiyaguhana isezerano no kujya mu bapfumu. Hojete reboshe kete yamasete. Vugana n'Imana. Thank you Lord, thank you Father. Niwumva utsinzwe uzamura amaboko yawe. Niwumva utsinzwe umutima wo kubwira ngo uratsinzwe uzamura ibiganza byawe. Akira imbabazi z'Imana. Wowe utsinzwe muri uyu mugoroba Imana iragukunda. Wowe utsinzwe muri uyu mugoroba Imana iragukunda. Cyatumije Yesu amena amaraso nukuberange nawe. Akira imbabazi z'ibyaha byawe. Uko wumva utsinzwe uzamura ibiganza byawe. Sheri ya mama, Mana nyiribihe we, tubabarire turi abanyabyaha, turi abanyantege nkeya. Abagabo twaracumuye, abasore twaracumuye, abakobwa baracumuye. Ninge wakwicishije, nakoze ibibi abari wowe upfa. Sinzibagirwa ukuntu wakozwe n'isoni ku manywa bakwasa. Sinzibagirwa ukuntu wakozwe n'isoni ku manywa bakwambitse ubusa. Oh, wari wibere mu mutuzo, ijuru ryose rigusingiza urudaca. Wari wibereye, wari wibereye mu mutuzo, ijuru ryose rigusingiza urudaca. Wari wibereye papa, wari wibereye mu mutuzo, ijuru ryose rigusingiza urudaca. Ninge wakwicishije, nakoze ibibi abari wowe upfa. Sinzibagirwa ukuntu wakozwe n'isoni ku manywa bakwambitse ubusa. Ninde wakwemera kwambara ubusa mu ruhame k'ubushake bwe? Fata uwo muntu mu kiganza, uhometse amaso yawe. Sorry. Fata uwo muntu mu kiganza cyawe, mubwire ngo impamvu ukiriho Imana igukeneyemo umusaruro wo kuyikorera. Mpamvu ukiriho mama, mpamvu ukiriho mugabo, mpamvu ukiriho mukobwa, mpamvu ukiriho musore, Imana itegerejemo umusaruro wo kuyikorera. Hari abakobwa bakurushaga uburanga bo baratashe, hari abagabo abo bakurushaga uburanga bo baratashe, hari ababyeyi bakurushaga gutunga amafaranga baratashe. Vugana n'umutima wawe muri uyu mwanya. Ndakwinginze aho ngaho vugana n'umutima wawe. Oreya mashata yabasi yabakare yaboshi derebosi ya mama. Oh Jehova Rafa, vugana n'umutima wawe. Bwira Imana ngo mbabarira, bwira Imana ngo mpaze icyaha. Vugana n'umutima wawe kugira ngo tuze kwinjira mu mwanya wo kuvugana n'Imana. Banza uvugane n'umutima wawe. Zamura isengesho ryawe aho ngaho wicaye, zamura isengesho ryo kuvugana n'Imana. Zamura isengesho ryawe uganire n'Imana mu mutima wawe. Oh shirebo shekete ya masati ya bos riabo teke reboshe. Zamura isengesho ryawe uvugane n'Imana. Imana iracyagukunda, Imana igufitiye ibambe, Imana igufiteho umugambi. Zamura isengesho ryawe uvugane n'Imana.
uzazuca uyu mugozi uzabumbosha umutima Mana we nezezwa no kubohoka nkabo nuko ngukore Yesu uzaze uzazuca uwo mugozi uzabumbosha umutima nezezwa no kubohoka nkabo Mana ngwino uciye umugozi Yesu